icyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya arimo yumva amajwi saga naho ari kumva ibidahari. Ese ubundi byari biki? Twasize n'ubundi yaragiye kureba Jen. Ese n'iki baganiriye? Nyemerere inkuru yacu ihere kuri aba ngaba bombi babiri. Jen yitegereza Maya hari uburyo afite ubwoba n'igihunga. Yamugiye kumubaza, Maya, what's wrong? Uri kumbwira ngo by'amajwi uri kumva ngo ibintu ngo ijwi ngo riri gukomeza rikubwira, ubundi ubwira iryo jwi rirakubaza iki? Maya ko numva ibintu uri kuvuga biri kuncanga. Maya ati Jen, nyamara ibintu ndi kukubwira biri serious. Nahereye kare numva ijwi. Mfite ubwoba bwo kuba nabura umukobwa wanjye Tanya. Mu gihe ari kubwira Jen gutyo ijwi rirongera rikamubwira, ese burya nawe ujya ugira ubwoba? Ese burya nawe ujya ugira igihunga? Wagira ubwoba bwo kubura uwo ukunda se? Kandi iteka nawe utwara ab'abandi? Igihe unezezwa no kubona abandi babura abo bakunda, kuki wowe utakwenjoyinga kubura uwo ukunda? Maya agira aho ngaho bikamucanga, akavuga atari ku bundi wakiyerekanye. Akomeza uvugira aho ngaho mu matwi gusa, unesha umutwe, nicyo ngicyo cyonyine ushoboye. Rirongera rikamubwira, ubwabyo byonyine kuba uri kunyumva bikagutera guhungabana n'ubwoba birahagije, kuko ndamutse nkwiyeretse watinya kurushaho. Bikomeza kumucanga, agahera akabwira Jen, akabwira ati Jen, nyamara ndi kumva ijwi riranzonze. Jen atari kugiye no gusara. Yaba warahemutse cyane, akaba aribyo bigiye gutuma usara. N'ubundi ndakurenganya, none se warishe, waragambanye, watoteje abantu, wuzuye ubugome. Iryo jwi riri kukubwira ni iry'umugabo, ni iry'igitsina gore. Nanjye ijwi riri kumbwira ntabwo mbizi pe, ni ijwi numva ridasanzwe. Jen atuze n'ibindi, ngira hariya mu cyumba ugiye gusara. Ati njye ntabwo ngiye gusara. Ahera ko abwira Maya, ati rero Maya, tujye kwa sogokuru, kwa muzeyi, tujye kumubaza, mubaze iby'irijwi n'impamvu iri jwi rihari. Maya na Jen ahera ko berekera akajya mu bapfumu. Akigerayo Jen areba Maya, akabona Maya ntagatuje. Maya aba yakomeje kumva rya jwi, noneho riri kumuseka bya nyabyo. Ati Maya, ese ntabwo ujya uhinduka? Uracyari Maya? Ahangaha suje ngo baragufasha iki?
ikintu n'ikintu na kimwe bari bugufashe. Yagira aho ngaho akagira atya akajya afunga amatwi ye ngo areke kumva ijwi, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Jane aramureba ati nyamara ugiye gusara. Ako kanya uwo baje kureba ahera akababaza ati se murashaka iki, muragira mbafashe iki? Jane ati muzehe nukuri dufashe, umuvandimwe wanjye afite ijwi rimuzengereje, ijwi riri kumuvugira mu matwi. Mfite ubwoba ko yaba ari kumva ibidahari nawe bose akaba ari kubona ibidahari. Arabanza agaseka ati ko mbona ibyanyu bitoroshye, iryo jwi ni iryo guhora, iryo jwi rifite umujinya n'uburakari. Ese ubundi ni igiki yakoze muri iyi minsi? Ndabona ari ijwi ry'umuntu wari utuje, ariko hari ikintu uyu muntu yakoze cyatumye uyu muntu agaruka kwihorera. Ni iki mwakoze mu minsi yashize cyatumye uyu muntu arakara? Bitoroshye. Jane na Maya baribukiranya bakibukiranya, ariko ntibagire ikintu n'ikintu na kimwe batahura. Jane ati ubwo ngubwo ntiyaba ari Jaya wishe? Ati kano kanya se umuzimu wa Jaya akaba ari uri kuntera se? Akaba ari wari uri kuza umbwira nsekera mu matwi? Bishoboka. Ati nyamara nawe wiwe wakuzonga. None reka nkubaza, Jaya wamwishe nta kintu umuhora? Jaya wamwambuye ubuzima? Jaya wamutesheje uwo yakundaga? Urumva ko atarapfanye umujinya n'uburakari? Urumva undi muntu waza kubwira amagambo nk'ayo ririya jwi riri kukubwira ari nde? Atari kuze ko bishoboka? Nose sogoko nta kintu wamfasha basi nkareka kumvira ijwi? Umusaza arareba agakora ibyo akora, aravuga ati muzi n'ibindi, nimwumvire aha ngaha mugende, nta kintu n'ikintu na kimwe nabafasha, nimugende. Ati se bigenze bite koko sogoko? Please dufashe. Ati njye nta kintu mfite nabafasha. Uyu muntu afite umujinya n'uburakari, imbaraga uyu muzimu ufite, nta kintu n'ikintu na kimwe mwakora. Ese ubundi ni igiki mwakoze? Ati sogoko, ati umuntu rwose ninjye wamwambuye ubuzima. Ati none kagarukanye umujinya? Yaje kukwihoreraho? Ati none se nta kintu wamfasha koko?
ikintu nshaka kugufasha ni ukuguhereza nyine akantu uzajya ugendana mu rwego rwo kwirinda umuzimu ukaba utakwegera. Ariko uyu mujinya ufite uyu muzimu ufite umujinya wagaruwe no kukwihoreraho, nta kindi na kimwe cyawugaruye. Ufite uburakari bwinshi, Maya ahera ko ashya ubwoba bukaba bwose muri we, agatangira gutitira avuga ati Maya ko nigenje noneho ibi ngibi byo ndabigenza neza. Bakora ibyo bakora bakava aho ngaho, bagahera ko bataha. Barimo bataha noneho ari Jane na Maya bombi bumva rya jwi ririmo riseka cyane. Ijwi rihera kuri babwira avuga ati igihe ni iki amabi yanyu yose ajya ahagaragara, igihe ni iki ibyari mu bwihisho byose bikajya ahagaragara. Maya wararengereye, wakiniye ku muntu udakinishwa, wakiniye ku buzima bw'umuntu utagombaga gukinisha. Ese bimeze nka wa mugani igisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Jane ahera akabwira Maya ati iryo ni rya jwi, siko noneho nanjye ndyumvise. Jane ahera akavuga ati ariko ubundi ushaka iki? Ijwi riseka ndashaka ko mwicuza, ndashaka ko muvuga amabi yanyu yose. Maya ndashaka ko ugenda ukabwira Ali ko ari wowe wamugize kuriya, nshaka ko wemera ko ari wowe wagize Lydia kuriya, nshaka ko wemera ko ari nawe wanyambuye ubuzima. Maya ndashaka ko wicuza, utaricuza nta mahoro uzigera ugira. Ikindi nguhaye gasopo kuri Evan. Hama rero nawe wigize byose ndabizi, nshaka ko wicuza ukabwira abana bawe ko ari wowe wishe papa wabo, ubwira abana bawe ko ari wowe wishe se. Ikindi ubwira wa mwana wawe w'imfura ko uwo yitaga se atari we se. Dore ko wanamuteye n'agahinda, watumye abura inshuti ye magara. Ariko muri ababyeyi gito kwere babareba mugenda. Bombi basa n'abaguye mu kantu. Jane ati Maya ibi bintu wanzanyemo si Mana yanjye. Ariko nanjye ibi nta ruhare nabigizemo. Jane ati tutabigiramo uruhare, ati uriya mwana w'umukobwa wamushakaga hirya. Iyo ubabaza Evan ariko ubundi na nyirasenge undi ukamwihorera, reba dore ko warimbuye benshi, wowe none harakugarutse. Maya na Jane batangira gusa n'abasubiranyemo, bagasa n'abatongana. Bavuga ati ni amakosa yawe, undi ati ni amakosa yawe. Maya ahera akabwira Jane
atako Jenny reka nemere ko byose ari amakosa yanjye ariko se no kuba warishe umugabo wawe nabyo ni amakosa yanjye ariko se ubundi niba naramwishe ubundi uyu nguyu we bimureba iki ariko bagusabye kwicuza ikindi kintu Jenny atereka shabara kubeshya njye imbere y'abana banjye mbabwire ngo ninjye wishe se njye no kubwira umwana wanjye w'imfura ngo wowe wita so ntago ari we so urumva urwango nawe ngiye kwiba hagati y'abana banjye nanjye ariko shabara kubeshya ko wasaze ibyo ntibibaho ntibyumvikana ati none urabigenza ute tuve kuri Maya ndetse na Jen igarukire kwa muganga Tania abasa n'uworohewe akabyuka amarira ari yose agahinda ari kose ako arira ati musaza wanjye umwe rukumbi inshuti yanjye magara wowe nkunda kandi nakunze uhereye mu buto bwanjye sinzi niba koko utakiriho ariko ntabwo nshaka kubyizera ndumva nashaka no kubikurura mu mutwe wanjye babariraho nakubereye ikigwari ahari ntabwo nigeze nkubera mushiki wawe mwiza sinigeze nkubera umuvandimwe mwiza ndicuza ko ibi byose bibaye ntabwo utazi ukuri biri mu mutima wanjye utazi n'impamvu nagiye nkubwira ko nkwanga utazi n'impamvu nagiye nitandukanya nawe byose nabikoze kugira ngo ndebe ko nakurinda kugira ngo ndebe ko nabura namenye imipangu ya mama wanjye yose nkabona aho mera ngari ku bugome bwe bwose ariko ntabwo nari nkomeje ese ubundi nakwangane niba ntarigeze nkwanga nkimenya ko tutavukana niba ntarigeze nkwanga tukiri bato mama ntoza kukwanga nkahora nkubitwa kubera wowe ngatotezwa kubera wowe ubu nibwo koko ntakwanga ese ubu nibwo koko nari kurenga koko nkagukura mu buzima bwanjye byose ndabikoze ngira ngo nkurinde avuga ayo magambo Hani agira atya akamwegera akamubwira ati Tania akihanganye wigira please kitwara gutyo ndakwinginze Tania ati oya yari hano
byose nta makosa yanjye, byose nta makosa yanjye. Impamvu y'ituza atakiriho byose ni ubugwari bwanjye. Hariyo naza kujya kure ye, ntabwo ibi byose byari kubaho. Rihana ati wikishinja amakosa, wumva ko byose ari amakosa yawe. Tuve aho ngaho tugire kuri Hirwa ndetse na Robert na Latina. Majaya aba yababereye ibamba, kugera akababwiza ukuri. Ati rero buriya reka mbabwiza ukuri, ariko namwe mujye mwigaya. Guta umwana anyura mu buribwe nk'ubu bwose, muri aho ngaho murebera. Mwarangiza ngo muje hano kubaza ngo ese aracyariho, ngo se koko ngo yarapfuye. Hanyuma se n'aba yarapfuye muramuzura abe muzima. Ubundi se n'aba ataranapfuye murabikuraho iki? Ati mubyeyi ndakwinginze tubwize ukuri. Ariko se ukuri mushaka ko mbabwiza kurenza uko nababwije kuko ni ukuri. Nabwiye ngo munsohokere hano mugende, ariko aho kugenda ntago mwumva, muragenda mukongera mukagaruka. Bakiri aho ngaho kubona bakabona ituje arazire, ariko ari mu mbago, itsinda arimo agerageza kugenda, kubona ko bimugoye. Ariko abaza atari ku wundi kuki muri kunshaka. Urashaka iki? Ngo muri umuryango wanjye, umuryango wanjye utagize icyo umariye. Harya ngo mwebwe muri ba uncle, ba uncle menye nkuze ngana gutya. Can you imagine? Ese uri kuki muri kunshakisha cyane? Murambaza iki? Mfashe nk'utakiriho, kuki mudashaka kumfata nk'uwapfuye, nk'aho ntakiri mu buzima bwanyu? Ese ubundi wambwira gute ko mfite umuryango n'uburibwe bwose nagiye nyuramo? Ibintu bitumvikana n'akana gato. Uzi buriya ikintu cya mbere kimbabaza ni uburyo mumbwira ngo muri abavandimwe, ngo ba mama. Ese kuki mutaje kunshaka nkiri muto? Nibutse kuza kunshaka ari uko nkuze? Naba just gusa nuko namwe mwumva munejejwe no kumbona babaye, mu marira n'agahinda, nta byishimo, nta munezero, sibyo? Mwambabariye mukamagayenge, mwambabare mukamagutuza, sarakubera mwebwe. Kugira umuryango umeze nkamwe byarutwa nuko nakomeza kubaho ntazi ko nta n'uwo mu muryango n'uyu n'umwe mfite. Uzi impamvu mama yababwiye ko ntakiriho? Ninjye wabimusabye.
mufate nkaho ntakiriho, mufate nkaho napfuye, kuko nanjye mbabona nkaho mutariho. Ese ubu nagiye gukurira mu buribwe nk'ubu, aho ubuzima nishimye, aho ntotezwa ntakunzwe, muhari ikintu gitangaje kweri. Ubu ngubu nibwo mwibutse yuko mpari rwose nk'umwuzukuru muri ba anko. Mugende kandi mumufate nk'utakiriho. N'uwo ngo nijya ajya muhora munyigingira guhura nawe, muzamubwize ukuri. Nta muntu n'uyu n'umwe nshaka guhura nawe nangwa se kumenyana nawe, kuko enough is enough. Igihe nari mbakeneye sinigeze mbabona. Nanyuze mu bibi biruta ibyo ndi kunyuramo kano kanya. Intangiriro z'ibibazo, gutotezwa no kubaho nabi, byatangiye ubwo naburaga mama wanjye, ubwo naburaga mama umbyara, wemeye gusiga ubuzima bwe, wemeye gutakaza ubuzima bwe, agasiga buri kimwe cyose yari afite, akemera gusiga abo yakundaga, akemera kundwanaho, agatuma mvuka batabishaka. Mama watotejwe, mama wabwiriwe, mama warajwe hanze. Icyakora muri kano kanya umuntu wenyine ushaka kumvugisha, mwumva se unite n'umwe. Ndi Nyakamwe, meze nk'igiti kitagira amashami. Njye nta muryango mfite, nta n'uwo niteze. Ati natariko ituze, bimera gutyo. Abo ni abavandimwe ba mama wawe. Tuzatera ati na aho se ufite ibyo kuvuga? Wakihanganye koko, nk'abantu mwese nagiye mbabona. Warantaye uragenda, wavuye mu buzima bwanjye. So then ni icyo ushaka kano kanya? Ahubwo se ubundi wowe kuki uri hano? Mwese muri kugaragaza ko muhangayikiye Evan, mwumva mumukunze, ubu noneho mumwitayeho. Ariko disi we, rero reka mbabwize ukuri, njye nta muryango ngira, nta n'uwo nifuza pe, nta n'uwo nzigera nifuza. Mwumve mutuje, mwumve mumeze neza, imitima yanyu ituze. Mwibagirwe. Njye ariko ntabwo binsaba kwibagirwa, n'ubundi ntabwo nigeze mbagira, ntabwo nari mbafite. Rero sinakwibagirwa ibyo ntigeze ntunga,
nubwo ntakibagirwa umuryango ntigeze ngira, n'ubundi menyereye kubaho ni papa nk'imama nkikunda, ubu rero ntabwo aribwo nkeneye urukundo rwanyu. Uracu reka tuyisubikire ahangaha, sibyo Eva nari kuvuga irakomeje, ngo byose ariko biterwa n'umujinya n'uburakari ndetse n'agahinda yagize ubuzima bwe bwose amaze ku isi. Twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Warahemutse, nitwa Atete, njye ndeka kandi ni nanjye wibagezaho.